Don't forget to subscribe on our YouTube channel to find the wisdom videos. Ubwenge, Wisdom House. Mu kiganiro urunana cy'uyu munsi twabateguriye reka ahubwo nongere ngendagende nk'uko muganga yabinsabye. Reka ngendagende nuko muganga yamubwiye. Harya murambwiye ngo yari amaze kubonana na muganga. Ati kisi ngo biraza kugenda neza. Araza kubyara. Mana yanjye we, mana umbabare umugore wanjye abyare neza. Ahubwo se firi ndakumva. Muganga yari amaze kuvuga ngo tumuhe ibintu byo kunywa bishyushye. N'icyayi se? Ubuse nibanya kukajya kukimutegurira ukakizana. uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Stefano, Nyiramariza na Nadina mu rubanza. Hagati aho impundu kwa Filipo. N'urunana. Ariko se Pete, ubwo urumva nta soni ufite koko? Iki se mama? Sarima yatunganya mu kiraro cy'inka wenyine, nawe urahuri yicariye hano ku irembo. Ariko mama, uragira ngo ngire nte koko? Genda umufashe. Wibagiye ko ejo yambwiye ngo ntazongere kumbona mu maso ye ngo ndi umujura. Mbabarira. Ariko se byose se wowe wabiteye? Wowe ubona biriya bintu wakoze ari byo koko Pete? Ugatinyuka koko ugafata amata, ugiye kugemura ukasukamo amazi koko? Ega sinzongera mama, nukuri mu mbabarire. Ngaho genda rero ufashe so. Ureke gukomeza kwicara hano gusa kandi hari imirimo yo gukora. Sinjora kumugera imbere papa ndamuzi mama. Ubwo urumva noneho uburemere bw'icyaha. Ndabyumva pe. Ngaho genda rero umusaba imbabazi. Ariko mama, ubwo nturi kunyosha koko? Erega papa naramurakaje cyane. Ibi ntibikira kukubwira gusaba imbabazi so nukukoshya koko? Erega ndabizi papa mugeze iruhande sinamukira. Niyo mpamvu rwose ngomba guhora mwitaruye. Sinshaka kongera guhuza nawe maso rwose. None ukumva amaherezo agomba kuba yahe? Ndabizi se. Ngaho genda usabe imbabazi rero, umubwire ko utazabyongera. Mama ahubwo se mama, wamunsabiye imbabazi njyewe ko washobora kukumva. Mama mbabarira rwose ugende kunsabira imbabazi papa. Kuko rwose we yakumva. Nuko sinzongera pe. Urumva umeze ute se ude? Ndumva bisa n'ibyatuje gake. Komeza unyegamize sheri. Reka ahubwo nongere ngendagende nk'uko muganga yabinsabye. Reka ngendagende nuko muganga yamubwiye. Harya murambwiye ngo yari amaze kubonana na muganga. Ati kisi ngo biraza kugenda neza. Araza kubyara. Mana yanjye we, mana umbabare umugore wanjye abyare neza. Ahubwo se firi ndakumva. Muganga yari amaze kuvuga ngo tumuhe ibintu byo kunywa bishyushye. N'icyayi se? Ubuse nibanya kukajya kukimutegurira ukakizana. Niyihuta ahubwo. Genda ukimutegurire firi. Hari n'ibindi bikenewe twaje tutazanye, nabyo bimubwira bishaka bizane sori. Yego koko di, hari imyenda tutazanye kandi uruhinja rugomba gufurika imyenda ushyushye nayo nibagiwe. Ibi bimurinda ubukonje rwose. Reka nihute njye kubikora. Ahubwo ubuse sinsanga yamaze kubyara sinshobore kwiterura akana kanjye kakivuka koko. Ariko no mugabo ye ihute yewe. Ariko se murebwaye Karame makura, dukomeze tujye mu mirimo ya koperative cyangwa tubyihorere? Mwaramutseho. Waramutse neza kankwa? Yego, biteze ko mbona mugenda nk'abatabishaka abagore mwe. Nawe wabibonye se kankwa? Nabibonye rwose. Baturutse inyuma mbona musa nk'abadashaka gukomeza urugendo rwose. Wabimenye koko disi kankwa? Ahubwo bimenye utera? Ubundi se mwashakaga kujya he? Tugiye gukora muri koperative. Ariko turabona turi bake. Buri usanze ari byo twihozagaho niba twakomeza cyangwa twakwitahira. Muri bake bwo rero. Ubundi se abantu babiri. Ariko reka twe gucika intege makura. Reka dukomeze tugende hari ubwo Nyiramariza ashobora kuza kudusangayo. Ubwo Nyiramariza muramutegereje se? Ariko se twamutegereza dute? Kandi yadutumye avuga ko atazi niba ari buze cyangwa niba atari buze. Ariko se nimuzi bya Nyiramariza? Ibya Nyiramariza ni ibiki? Yewe ibyo yakoze nagahumamuntu. Ubu ahubwo ashobora kuba amaze kugera mu maboko y'abashinzwe umutekano. Ngo iki? Ibyo uvuga ni ibiki kankwa? Nyiramariza se yakoze iki kandi?
nanjye nibyo numvise bavuga ariko sinabihagaze. ngaho se tubwire witwicisha amatsiko koko. Tubwire disi Kankwanzi Nyiramariza yakoze ibiki? Erega Nyiramariza ngo bamufashe yiba. Ngwiki? Nanjye nabyumvise nanirwa kubyemera. Erega ngo yanaroze Nadine. Gahore. Ayo makuru yakuye Kankwanzi. Reka nanjye nibyo numvise abantu bavuga da, sinzi niba ari ukuri. Mana yanjye we, kuki atabitubwiye koko? Ubwo se umuntu yakora amabi nk'ayo ngayo yarangiza akajya kwiyamamaza. Numvise ngo bari ku muyobozi w'umudugudu wacu. Urumva rero ko bitoroshye. Yewewe, ni ukubikurikiranira hafi rero tukamenya ukuri nyako badi. Sori nawe ntari buzeherekeje Budensiyana kwa muganga. Ariko numvise ngo bigeze muri iki gitondo atari yabyara wa, kandi ngo inda yatangiye kuyijyaho hejuru. Aha, kandi ni ukuri nabwiye Tadeyo kuriya mukobwa we ushobora kuba baramuzinze ntiyanyumva. Namurangiye n'umuntu ushobora kumuzingura barabisuzugura. Baba baramuzinze se koko? Nanjye ndabikeka. None se ubushize ntuzi ko yagiye ngo agiye kubyara akagaruka atabyaye, none n'ubu ntiyari yabyara kandi yagiye ejo. Njye rero buriya najyaga kubyarira kwa muganga nyuma y'isaha imwe nabaga nabyaye. Ariko biriya byamubayeho ubushize n'ibisanzwe Kankwanzi. Hari igihe umubyeyi utwitagira imigendo akagira ngo agiye kubunda da. Aha, reka mbihorere. Nyamara ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Ariko iri ni ishyano koko pe. Niko Stefa. Ibi ukora ni ibiki koko? Ni ibiki? Reka mwihorere nongere nigendere Nyiramariza. Ujyahe Stefa? Ariko ubundi waretse kuruhanya. Ariko se nduhanya ubona ruhije ninde? Tekereza ariko. Najyanye ikibazo cyanjye mu buyobozi. Nakigejeje ku buyobozi bw'umudugudu. Agutumaho ngo n'abandi baturanyi badukemurira ikibazo cyanjye na Nadina urabura. Ndabura nyine, ndabura rwose. Ariko se ubundi wowe ikibazo nka kiriya kuko ari ikibazo cyakagombye gukemurirwa hano mu muryango ujya kukijyana mu buyobozi gute? Ngwiki? Urabona nende wakemura ikibazo cy'ubuhemu n'uburyarya n'ubujura akagikemurira hano mu muryango Stefa? Wowe uteza ibibazo warangiza ukabihunga. Oya rwose ibyo wakoze ntago ari byo. Ngwiki? Buriya ngewe umuntu w'umugabo urabona byari kunanira kubikemura utagombye kubishyira mu hanze. Mbabara Stefa, mbabara sinshobora kubona imbaraga zanjye n'imitungo yanjye itakarira ku ndaya ngo ncecekewe. Sinshobora Stefa, sinshobora rwose. Umurimo wanjye ugatwarwa na Nadina. Ntibishoboka rwose. None se wabindekeye nkabyikemurira. Urabijyana mu buyobozi kubera iki? Fambese. Stefa, mbabarira agira uboneke uze tujyana imbere y'ubuyobozi banyemurira ikibazo. Aha, reka mwihorere. Ngo nyihorere? Nunyihorera se n'abayobozi urabihorera ra? Yewe, cyangwa nunyihorera ugira ngo ngenda ceceka ntagaruje ibyanjye washyize mu maboko y'indaya yawe. Aha. Umva, wabyanga utabyanga ugomba kwitaba ubuyobozi ikibazo cyanjye kigakemuka. Ariko Stefa nkubaze, wumva wowe uzakomeza kunkora ibunkora? Ariko ubundi banze nkubaze, njye nakugize nti? Mva mbese nakugize ntera? Stefa, uraza kwitaba ubuyobozi cyangwa ntuza? Nutaza kandi ikibazo cyanjye ndakijyana mu zindi nzego. Ariko uzi ko birimo kunkora ari hohoterwa byanagufungisha Stefa, ubizi neza. Umuhungu wawe uramubonye se Fili? Ngo uyu mugore wawe aramubyaye rero. Abyaye umuhungu mwiza rwose. Ariko uzi ko burya nawe yanze kugenda utaza kubyara n'ahari. None rero uko niko byagenze. Yewe, habuze gato rwose ngo umusange abyara. Byabaye mu kanya nk'ako guhumbya. Yewe, ngaho terura agahungu kawe rero Fili. Nanjye reka nze nkwereke icyo mukorera. Mereza kandi. Ndabuganira n'umuhungu wawe Fili. Hanyuma Bude. Karamusore. Nawe buruhuka sha. Iruhukire rwose nushaka usinzire. Ndananiwe byo. Uwo mwana turamufite. Reka mutunganyirize muhe. Ugiye kumuha se? Mumpereza ahubwo muhe. Wamuhaye mufashe koko sori. Ndumva ntashaka kukarekura.
reka ngerageze ndebe mufate neza gutya rero muhereza ako kayiko muhereza akira rwose have sigaho sori ibyo ushaka guha umwana ni ibiki ese waje muga nashakaga kumuha utuzi nyine dore nyina nta mashereka yari yagira ngo amwonse nibyo yashaka gukora have uramenye umwana nta kindi kintu agomba guhabwa kuva akivuka kugera yujuje amezi 6 uretse umuti yandikiwe na muganga gusa urumva ese burya yego komana none se ko Budensiyana atari yagira amashereka ngo mwonse muga umuhereza mwonse ubundi umubyeyi agomba guhita ashyira umwana we kwibere akamwonsa mu minota 30 akimara kumubyara burya se erega nibyo bituma ahembera onsa umwana agira vuba ahubwo guhita umwonsa ukimubyara ntibituma gusa ugira amashereka vuba ahubwo buriya aya mashereka ya mbere cyangwa umuhondo ni ingirakamaro cyane ku buzima bw'umwana kuko harimo intungamubiri zimwongerera ubudahangarwa bityo agakura afite ubuzima bwiza murakoze muga ndashaka rwose onsa umwana nk'uko muganga bivuze umva n'undi munsi ndakwiyamye ako ndiwa kuntunya wa mugore we nuko mbwiye cyakora ariko se mwatuje mwabantu ntabwo ikibazo wumva werfo ndumva na deni ashaka kunsaza ni wowe ushaka kunsaza Nyiramari ni wowe ushaka kunsaza rwose ariko se nimutuze turangize ikibazo cyanyu oya nimutuze rwose ubundi se ko guterana amagambo nk'abenda kurwana niko kwari kutuzanya ahangaha ngaho ngewe ndacecetse ucecekere mama we bo ngaho buri wese rero natanga igitekerezo cye ngaho nadibanza urakoze muyobo ngiye natinze rwose ndagira ngo babwire ko nge ntemera kuba narakoreye ubusa nge nihingiye ibishyimbo ndatera ndabagara igihe cyo gusarura Nyiramariza arasarura simbyemera rero mu murima wawe se mu murima wawe ra hari uruhare ufite ku isambu yanjye ni umumama Stefano yanyihereye mbabarire rero ngicyo icyo ntashaka kumva rero Stefano aguha ibyanjye kubera iki umurima ni uwanjye Stefano yarambwiye ngo yarawumpingiye urumva ateramo ibishyimbo nanjye nshyiramo imyumbati uranyumva neza none ngo nasaruye ibyawe na di mbabarira cyane bakungiza ahubwo ariko nyamuneka nimworoherane oya bamumugize ariko se Stefano ndakumva muyobozi dusobanurire uyu mugore na Dina amuhaye uwo murima kuceceka situbwire Stefano niwe tubaza nawe ko atawumaye ngo njye mpinga ntunga umwana we ntabwo wawumaye Stefano bivuge ariko Nyiramariza nagorwa we kemura ikibazo rwose Stefano karame muyobo ariko se Stefano ubu koko ucangacanga abantu ugateranya umugore wawe n'undi mugore ubugamije ariko siyo gahunda yanjye rwose Stefano gahunda ni ukuri turakurambiye imyitwarire yawe yo guhora ubuza umuryango wawe amahoro urumva ubaragira ngo tuzakugira dute njyewe rwose ndabona ari satani ikomeje kumwibasira naho amasengesho rwose mu by'ukuri rero yaba na Dina yaba na Nyiramariza buri wese yatakaje imbaraga ze ndetse ashyiraho n'ubushobozi bwe rwose nibyo muyo nibyo kubera izo mpamvu rero mu buryo bwo gukemura iki kibazo tugomba gukora ku buryo buri wese adahomba ibyo yashoye muri uyu murimo mwe murabibona mute bukeye bwaho firi yego mana kutanyita ubwo ntunyumva sheri ntabwo nkitwa Filipo kwiki ntuzongere kumuhamagara Filipo da ngahore ubwo uragira ngo njye nguhamagara ntese kandi uzajya umpamagara papa nde ariko urabona uyu mwana adasa na data we ngo asa nkande nka data ka muhanda kose nibyo ibyo pe do umutwe amatwi intoki ni sekuru ka muhanda neza watisha ahubwo murasa ni ukurasa nawe ni fotokopi yawe neza yewe aho sinatinze bude wari utinze n'ubundi yewega mubyeyi namutindiye rwose inzara yaramwishe pe ni ukumbabarira yewe n'akabebe kambabarire pe ngeze mu rugo nsanga abana nabo nyine hari ibyo nari naje ntabatunganyirije bituma ntinda rero mbabarire pe n'ubundi wagombaga kubanza kwita ku bana da banza igikoma bude nabanza igikoma n'ubundi kimwe kigishyushye nzanye n'agasosi ariko bude
ahubwo ni mu mpako gasosi mbanze ngahute disi. ni agasosi rwose. ubanza icyo ushaka rwose byose ndabizanye. mwarurire firi reka nanjye nuhagire umwana. ego baba ese ko yamaze akiri urubindi di wayashyuhije cyane ahari. bebe ngwino nkuhagire ma aho kumana. iki mugiye gukorera uwo mwana? turashaka kumwuhagira muga. nibyo rwose. turashaka kumwuhagira. ni byiza, nibwo bwa mbere mugiye kumwuhagira? tuba twaramwuhagiye ejo akivuka se muga. oya ahubwo si byiza guhita wahagira umwana akivuka, agomba kuhagirwa nibura amaze amasaha 24 avutse. nibyo mbese nanjye narigize ngo twakoze ikosa kuko tutamwuhagiye mbere y'ayo masaha 24. oya ikosa ni ukumuhagira mbere y'ayo masaha. mwese kumwuhagira mbere y'icyo gihe byatwara iki muga? urumva ko aba ataramenyera ikirere cy'isajemo. ubwo rero aba agomba kurindwa ubukonje bushobora kumugiraho ingaruka harimo no kubura ubuzima. imana yabiturinze. ubwo rero umwana aba agomba kuhagirwa nyuma y'amasaha 24 avutse. ni ukuvuga nyuma y'umunsi avutse mbese? kugira ngo agumane ubushyuhe mu gihe atari yamenyera ikirere cyo hanze. ndumva rero tubyubahirije muga. n'ubundi rwose amasaha 24 avutse yaramaze kurangira. ngaho nyuhagirira umwana sori. ariko ibi ni ibikira niko kane papa enda hano ndaje. banguka ariko ndashaka kwigendera dore byankereje. ibiki byagukereje papa? niko ko nashatse ibikoresho byanjye nkabibura, bimwe nubakisha biri hehe? ndabizi se papa, ntabyo nzi. byagiye se ko aho najyaga mbibika ntabihabonye? simbizi rwose, baza mama ahari we wasanga haza. ngo mbaze iki? ngo mbaza ngo mbaze iki se? ntiwamenyaho ibikoresho byanjye biri ko nabishatse nkabibura? ariko njye narumiwe pe. mubimbe nigere hari ibikoresho wambikije? ariko se ko nkubajije niba hari aho wabibonye, hari ubwo nkubwiye ko nabikubikije Nyiramari? jya kubibaza inshoreke yawe Nadine Stefa, jya kubibaza uwo utundira imitungo yanjye uyishyira, jya kubibaza uwo haye isambu yanjye di. ariko ubwo muranyumvira koko? ahubwo agira uti waragaragaye. ahubwo ibyo uvuga ni ibiki koko? ibyo mvuga ntawe utabizi Stefa. rekeraho rero kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. ntushobora kumbuza kuvuga ukuri Stefa, ukuri kugomba kuvugwa kukamenyekana. ibyo bikoresho mbaza jya ku ndaya yawe uyibaze nk'uko wayihaye buri cyose. ibyo bintu urimo uvuga ariko imbere y'abana koko? abana se nibo batagomba kumenya ukuri? rekeraho rwose. ntushobora kumbuza kuvuga kariho karavugwa di. rero ntukongere kugira ikindi umbaza, ujye ubibaza indaya yawe Nadina. cyangwa uragira ngo turwane muri iki gitondo? niba ubishaka. niko Nyiramari, nicyo ushaka? yewe Tadeyo. ubu ndagiye rwose, ngiye kureba umukobwa wanjye Budensiyana ejo yarabyaye. ntubona ko noneho ntambaye agapfukamunwa? ndakabona urakambaye. nizeye ko noneho batongera kunsubiza inyuma nk'ubushize ubwo nagendaga ntakambaye. yewe imana ishimwe ubwo Budensiyana yabyaye pe. ubundi yabyaye iki? yabyaye ingabo. ni umuhungu rwose. ariko se Tadeyo, ndakumva umugore mwiza. ariko se hari umuvuzi gakondo mwabanje kumushakira kugira ngo amuzingure da? reka da. yabyaye neza atabanje kunywa imiti ya gakondo yo kumuzingura? yabyariye kwa muganga bisanzwe, nta miti yindi ya gakondo yigeze ahabwa. mwana we, biranshimishije ni ukuri, nifatanyije namwe mu byishimo Tade. ubu rero nari nkunyizeho ngo nguhe ayo makuru. ubundi ubu ngiye nyine ku kigo nderabuzima kureba uwo mukobwa wanjye n'umwuzukuru wanjye babyaye, kandi bambyariye. ahubwo se Tade, karabe makura. umva reka nanjye nitera utuzi nze tujyane. ngaho se ngwino makura.
papa reka ngufashe iryo gare njye kubikira ndabona unaniwe. Mbese ariko papa kuki ugira uburakari budashira koko? Niko wumva ugiye kwikusanyiriza kwigemura amata udahari pete? None se hari ubwo nanze kuyagemura papa? Urumva nakongera kukohereza n'ubujura bwawe se? Papa numvaga nshaka kukuvugisha ariko. Mvugisha se wumvugisha ibiki? Nakubwiye ko ndashaka kongera kukubona mu maso yanjye pete. Warantengushye rwose uramemukira. Papa nukuri ndemera ikosa nararikoze. Nuri ndashaka kugusaba imbabazi pe. Umva rero wa mwana we. Ndakumva. Kubeshya no kwibasa ibyo bizakugira umuntu w'umugabo rwose. Ahubwo kizakugira umuntu w'umugabo n'umurimo. Urumva? Yego ndabyumva papa. Urumva se ubwo urumva ikosa wakoze nibura? Ndabyumva nukuri. Ntuzongera? Ntabwo nzongera papa. Niba utazongera rero ndakubabariye. Nukuri urakoze papa. Hariya ngo washakaga kumvuzisha? Nashaka ko tuganira. Ngahenda jyana rino gare hariyo ribike hanyuze tuganire. Yego. Kandi nukuri urakoze papa. None se ko mbona uhise wicecekera firi? Ngo ndicecekeye? None se wagira ngo mvuge iki sheri? Nyine dukora icyo muganga asize atubwiye. Kuvuga izina ry'umwana wacu se? Ngo tugomba kurivuga kugira ngo baryandike. Harya se nabikubwiye ko asa na data? Nanjye navuze ko asa nawe. Ubwo rero nyine agomba kwitwa izina rya data. Ngo? Agomba kwitwa Kamuhanda. Ariko firi waretse gukina. Ko ndeke gukina? Ubundi ukina bude? Reka shaka izina ry'umwana hato muganga ataza kugaruka agasanga tutari twaribona. Ubundi byo guhita mu izina tuba twaranabihisemo kera rega. None se ko tutari tuzi niba azavuka ari umuhungu cyangwa umukobwa? Ubwo mwise Kamuhanda. Reka ahubwo mwita izina ryawe byibura. Ntutera uzindana? Oya ndashaka kumwita izina rya data rwose. Ariko se ubwo urakomeje koko firi? Ndakomeje da. Oya nanjye ndabyanze rero. Nuko bimeze rero. Ariko mama nasi noneho ubwo wowe ugiye kumwita izina ry'ababyeyi nanjye ndashaka irya gikirisitu. Ariko se Nyiramariza, umuntu aragusuhuza ntumwikirize ugaceceka kandi umwumva koko? Wagiye gusuhuza inshoreke yawe na Dina? Reka nigere mu nzu nkwihorere da. Ngura nshakaho amahane nta kintu. Ubundi se hano uje kuhakora iki? Ngewe rwose no kukubona uje hano mba numva bimbabaza cyane. None se uragira ngo nkore iki? Ntangiye kukubona hano muri uru rugo rwose byampa amahoro pe. Kahore. Urumva? Sibwo nyirukanye mu rugo rwanjye. Urarwita urwaye gute se utarwitaho? Urwita urwawe se urusahura ujyana kwa Nadina gute? Mwiriwe yemwe. Mwiriweho. Ubwo ninde se kandi? Ngo ninde se ntumbona? Ni Nadine. Uje kumfatanya n'umugabo wawe se Nadine? Baba Nadine nje gufata ibyanjye. Wumvise Stefa, ngo inshoreke yawe uje kugutwara. Ngaha ni mutumuke nababwira iki? Kirisisha no mwe naryo ra? Mumbabare cyane rwose nje gufata ibishyimbo byanjye. Igice cy'umufuka w'ibishyimbo wasaruye muri uriya murimo. Nkuko ubuyobozi bw'umudugudu bwabigutegetse. Nta kindi kinzanye hano. Murimo murabyumva? Nguje gufata iki? Nje gutwara ibishyimbo byanjye nkuko ubuyobozi bw'umudugudu bwabitegetse. Yavuze ko ari ukubigabana. Mvira mu rugo se nyine. Mvira mu rugo Nadine. Ntasoni. Nyamara kira mu bikomeye. Stefa nawe ndabona bateze amatwi. Meza amafaranga y'abahinzi nabahaye babihinga. Urumva umuyobozi w'umudugudu yabigutegetse. Ugeze ubihakana? Usengewe hari icyo mfite koko. Ikingenzi nuko uzi ko ugomba kuyama. Nyiramari ntibishyimbo byanjye nawe. Ariko ntiwari wasohokera mu Rwanda yawe. Kwiyamye ndavuga ngo ndashaka ibishyimbo byanjye. Ngiye ngo nguranyanye mu rugo rwanjye. Nakwiyamye. Ibibazo Stefano yateje bizakemuka bite? Ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. Nongeye kubaha ikaze bakunze ibiganiro by'urunana. Uyu ni wa mwanya wanyu aho dusoma bimwe mu bitekerezo mwatugejejeho muri iyi minsi.
Ngendi Bonane Jean Emmanuel. Ubutumwa tubasomera uyu munsi tubuhereye ku bwanditswe na Konsole wo mu karere ka Rubavu. Yagize ati nashakaga kugira Mutesi inama niba adashaka kubabaza abavandimwe be agendere Petero kure kuko nta yindi gahunda mufiteho uretse kumusambanya gusa. Filipo na Budensiyana bakomerezaho baratwigisha. Stefano agomba gusaba Nadine na Nyiramariza imbabazi. Ndabakunda cyane. Hari n'uwatwandikiye agira ati muraho bakinnyi beza. Niko uzi ko urugo rwa Stefano rumeze neza nk'urwanjye. Mwashyizemo n'umurima wa Nadine ngira ngo nwababwiye ibyanjye. Umugabo wanjye akunda kumva ibya Stefano akishima ngo niwe mugabo urimo. Gusa ndasenga ngo azahinduke nta buryarya wenda n'uwanjye yazahinduka. Imana ibarinde. Uyu bati mugira amahoro bari mu beza. Ndashimira umuryango wa Ruremesha uburyo bumvira inama z'umujyanama w'ubuzima zibafasha kwita ku buzima bw'umwana wabo no kuzirikana ko mutuelle de santé ari ingirakamaro. Ni Jean Baptiste Habiyaremye mu karere ka Gakenke ku bitaro bya Ruri, serivisi ishinzwe igororangingo. Undi mukunzi urunana yagize ati muraho bari mu beza dukunda. Nitwa niyo mugabo Germain ndi mu karere ka Rutsiro umurenge wa Mushonyi. Reka mbitumire kuri Benita mumumbwirire mutikomerezaho kuko urugero rwiza rw'umukobwa wamenye ubuhendanyi abasore bakoresha bashuka abakobwa. Abakobwa bajye bagufatiraho urugero. Turabakunda cyane muzadusuri iwacu mu murenge wa Mushonyi. Witwa Cesar Abimana wo mu karere ka Bugesera ati muraho bakinnyi b'urunana. Mutesi we umwana utabwirwa yishinye nitaribwa. Niba utanyuzwe n'ukuri urarutanze pe. Pete Mutesi arakubeshya nta gukunda urukundo ntirugurwa. Ibihe byiza. Undi mukunzi w'urunana ati Mutesi yitware neza mbona Petero amushuka. Icyo namubwira akomeza ashishoze atazisanga mu mutego kandi buri yakwiye no kumva abavandimwe be inama bamugira. Buri yasuka umwanga kandi yegera Imana izamushoboza. Yari Janete mu karere ka Kamonyi. Ndikumana Eliezeri yanditse agira ati turabakunda cyane. Ariko ndabwira Petero ngo areke gushukwa na Mutesi kuko urukundo ntirusaba amafaranga kandi Mutesi ntareka izo nzira mbi kugira ngo agire ejo heza. Murakoze turabakunda cyane. Ndati muraho. Ni Denise Igasanze. Nkunda inama mutugira. Ndebeye nko kuri Patrick nagira ngo mumumbwirire ko ibyo akora bizamugiraho ingaruka pe. Murakoze kandi ndabakunda. Dukundane Valence yatwandikiye ari mu karere ka Nyagatare umurenge wa Mimuri. Yagize ati muraho bakinnyi b'urunana. Mumbwirire Petero muti waretse Mutesi kwa kubeshya ngo aragukunda atagukunda. Ko mba nagiye kugushwanisha n'abakiriya ba papa wawe. Urabona uzabona amafaranga ahagije Mutesi kugeza ryari. Shoje mbashimira ku nyigisho muduha murakoze. Ubutumwe mwatwandikiye tubukomereje kubwo yagize ati amahoro n'imigisha Uwiteka atanga bibe ku bakinnyi b'urunana. Nindagije Imana Denis hano imusanze umurenge wa Shingiro. Ndibwirira Mutesi nti iminsi y'igisambo ni 40. Mutesi mwana wa mama va mu byo urimo kuko si byiza. Wagiriwe inama kenshi ntiwumva. Gusa ingaruka zizakubaho uzazirengere kuko ntako batakugize bakugira inama urinangira pe. Undi ati muraho neza. Reka nterure ngira nti muri imena mubona menye mukabimanzi mubonzi mukabigitego mubona ategereje mukaba byose mu babyeyi abo nta bandi nabakinnyi b'urunana. Reka mvuge nti muri ingenzi. Nindagije Imana Denis hani Musanze. Reka mbwire Bushombe nti humura ejo ni heza. Mfite ibyiringiro yuko mu minsi izaza uzaba wo kwifuzwa. Humura kuko abagusuzugura bazagufasha gushima ubi ntangarugero Nyarurembo. Ndabashimiye. Undi bati mbanje kubasuhuza. Nitwafashe Imana Jean de Dieu. Ndabona Petero yareka uwo mukobwa kuko inkoko iyo yaraye mu gasozi iba yabaye inkware. Ikindi kandi ndagira urubyiruko inama yo kutishora mu ngeso mbi. Murakoze ndi Nyagatare. Undi watwandikiye yatangira agira ati muraho. Nitwa Musoni. Uyu munsi mundaje neza. Kankwanze imyumvire ye ndumva igiye kujya mu buryo nuko numva Bushomba ashaka kumusubiza inyuma. Ntabwo ajya yumva ibyamamare muri muzika. Iyo twajyaga kureba orchestre Impara twatahaga twishimye bacuranzemo umuduri. Uyu bati muraho neza abarezi beza mutanga uburere bunoze. Mureke mbitumire kuri Mutesi na Petero. Mubabwire muti mbese iyo mishinga mubona hari kizabagezaho. Niko Pete. Ayo marushanwa uri gukora kugira ngo ushimishe Mutesi ubona uzayatsinda. Murakoze ni Epifani w'Irubavu. Witwa DJ Rafa Chris yatwandikiye ari mu karere ka Nyagatare umurenge wa Rukomo. Yagize ati nge nshimire ikinamico urunana kuko benshi dukuramo inyigisho nziza kandi zitwubaka. Undi mukunzi w'urunana w'ikansi ariko twahisemo kutavuga amazina ye yatwandikiye agira ati muraho neza. Nanjye nari meze nka Petero na Mutesi ariko kubera kumva urunana kenshi ubu narahindutse. Nimumbwirire Mutesi atega amatwi abavandimwe inama bamuha kandi amenye ko urukundo rutagurwa. Higaniro Emmanuel utuye mu murenge wa Rweru mu Bugesera yagize ati maze imyaka 16 numva urunana buri gihe kwa Stefano hahora amakimbirane. Ndifuza kumva Stefano wahindutse asigaye yumvikana n'umugore we bashyize hamwe biteza imbere. Murakoze. Hari kandi n'umukunzi w'urunana wanditse ati muraho neza soko idakama dusogongera tugashira inyota. Reka nibarize Mutesi. Niko mute? Ko mbona ukunda ibiryoshye ariko kabutinya gukora utekereza ko uzakomeza kurya amafaranga y'abasore bikazakugwa amahoro. Ushaka wareka gukomeza kurarikira ibyo udafitiye ubushobozi ugafasha abavandimwe bawe kuko umaze kubananira.
Murakoze ni Epifani wo mu murenge wa Rubavu. Undi bati muraho bari mu beza badahwema kutwigisha. Imana ijye baha umugisha. Ndashaka kubaza Mutesi na Petero. Niko mute? Uzumva ryari ko urukundo atari amafaranga? Wibagiwe igihe wabwiraga Petero ko yaguteye inda ukuntu byari bimeze none urongeye. Icyakora ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Ushatse wakumvira abakuru bawe hakiri kare. Natwe igicumbi hari benshi bameze nka Mutesi na Petero. Murakoze yari Scovia nikuze ndabakunda cyane. Dusoza ubutumwa mwatwandikiye, reka dusome ubwo uyu mukunzi w'urunana wagize ati muraho bari mudukunda. Ndi Nyiraneza Yvonne mu karere ka Rutsiro. Twishimira cyane inyigisho muduha. Mumbwirire Mutesi muti nave mu byarimo akurikize inama z'abakuru be kuko azabona ingaruka nyuma byamuviramo harimo no gutwita inda atateganyije maze usanga avuga ngo iyo mbimenya. Naha dusoreje ubutumwa mwatwandikiye muri iyi minsi tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwatwandikiye mutugezaho ibitekerezo byanyu. Tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.